Haleluya, Imana nishimwe. Ndabasuhuje bene data mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi. Muri iki gitondo tubanje Imana ishobora byose, tubanje Imana izinze ijoro ikazingura amanywa, tubanje intwari ku rugamba, tubanje Imana muri iki cyumweru. Nyemerera umfashe gushima Imana kubw'iminsi dutambutsemo, uburyo Imana yahatubereye, uburyo Imana yaturinze yadutabaye, uburyo Imana yagaragaye nk'intwari ku rugamba. Hereza Imana icyubahiro mwene data, wowe tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi. Yesu Kristo nashimwe. Abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Inshuti zanjye by'umwihariko, Imana ishimwe. Iki gitondo rero tubanje Imana, tubanje intwari ku rugamba, tuyibanje hose muri byose, tuyibanje ndetse no ku babisha bacu mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'inyabubasha n'inyabushobozi ikurengere nanjye indengere, ikuburanire nanjye imburanire mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'inyabutware n'inyabushobozi, ni Imana ikiza indwara, intwari ku rugamba, ni Imana yishyura amadeni. Ariko haleluya, twarayibonye irashoboye, ni Imana igira neza. Iki gitondo tubanje Imana, tubanje kuyishimira ibyo yakoze, iby'imirimo yayo itangaje. Imana ishimwe. Nyemerera rero muri iki gitondo bene data, nabasuhuzaga kandi mbabwira ngo mubanze Imana. Iki cyumweru ubanzemo Imana, muri gahunda zose wapanze ubanzemo Imana. Imana izakujye imbere, Imana izabikore nk'Imana. Navuganaga nawe urwaye, Imana igukize mu izina rya Yesu Kristo. Zamura kwizera kuko nta kinanira Imana. Zamura kwizera ubundi usaba amaraso ya Yesu Kristo anetralize uburwayi bwose, imbaraga zose ziteza uburwayi, imbaraga z'Imana zibikureho mu izina rya Yesu Kristo, kuko Imana niyo ikiza. Wari uzi ko Imana ariyo ikiza? Wari uzi ko iyo miti ugomba kujya uyisengera, amaraso ya Yesu Kristo akayivangamo kugira ngo ibashe kugira ubudahangarwa mu mubiri wawe? Nakubwiraga ngo rero banze Imana, banze Imana, banze Imana, banze Imana muri situation urimo iyo ari yo yose. Ubyereke Imana, ubanze Imana. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tugiye kwiga kuganira muri iki cyumweru ku ijambo ryitwa ngo ni Imana ifite ububasha, humura. Ni Imana ifite ububasha, humura. Ni Imana ifite ububasha bwo kugukiza icyo kigeragezo, humura. Ni Imana ifite ububasha bwo kugukiza ubwo burwayi, humura. Ni Imana ifite ububasha bwo kukwishyurira iryo deni, humura. Ni Imana ifite ububasha bwo kuguteturura, yewe humura. Ni Imana ifite ububasha, humura. Ni Imana ifite ububasha. Niyo tugiye kuvuga, turacyavuga Imana yacu, turacyavuga intwari ku rugamba, turacyavuga Imana y'inyembaraga, turacyavuga Imana ishobora byose. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo ni Imana ifite ububasha, humura. Icyo usabwa ni ukuyizera. Humura, irabishoboye. Humura, nta kinanira. Humura niyo ishyiraho ikigeragezo iherezo. Ishyira iherezo ku kigeragezo, nawe ukoroherwa ugatambuka. Ni Imana ifite ububasha, humura. Nta kijya kiyitera ubwoba, nta kiyikanga. Humura, ni Imana ifite ububasha. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Yeremiya, ibice 32, dusome umurongo wa 17. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yewe Mwami Uwiteka, yewe Mwami Uwiteka, dore ni wowe waremesheje ijuru n'isi ububasha bwawe. Imana ishimwe. Yewe Mwami Uwiteka, dore ni wowe waremesheje ijuru n'isi ububasha bwawe bukomeye, n'ukuboko kwawe kurambuye. Imana ishimwe. Nta kintu na kimwe kikunanira. Iri ni ijambo, ni isengesho Yeremiya yari ari gusenga,
kandi yasengaga ari mu nzu y'imbohe, yasengaga ari umunyagano, ariko kubwo kwizera yari afite, yari yongeye gutekereza aho Imana yakuye ba sekuru, yongera gutekereza ukuntu yabakuye mu Egiputa, yongera gutekereza ukuntu yabanye nabo mu bihe bikomeye, ukuntu yagendanye nabo mpaka igasohoza isezerano ryayo ikabinjiza i Kanani. Niyo mpamvu Yeremiya rero aravuze ngo yewe Mwami Uwiteka, dore ni wowe waremesheje ijuru n'isi ububasha bwawe bukomeye. Ubwo bubasha bw'Uwiteka Imana yaremesheje ijuru n'isi kandi bukomeye, ubwo bubasha Imana yifitemo, ubwo bubasha ifite mu bumana bwayo, ubwo bubasha bukomeye nibwo ibasha gukoresha kuri icyo kigeragezo kiguteye ubwoba, kiguhagaritse umutima. Ubwo bubasha bwayo bukomeye nibwo ibasha gukoresha kuri iryo deni, kuri ubwo bushomeri bumaze igihe, kuri ayo magambo menshi muri iki gihe akuriho. Ubwo bubasha bwayo bukomeye buri mu bumana bwayo nibwo ibasha gukoresha, yarangiza ikaguteturura, yarangiza ikagukiza urubwa. Ngo ni Imana ifite ububasha humura, ifite ububasha humura. Yeremiya buvuze neza, aravuze ngo ifite ububasha ngo bukomeye, noneho aravuze ngo n'ukuboko kwawe kurambuye. Haleluya! Ariko haleluya, Imana ifite ukuboko kurambuye, ntabwo ifite ukuboko guhinnye, ifite ukuboko kurambuye. Usobanukirwe neza, yaba kwari guhinnye ntacyo uba warabonye. Ndavuga wowe Imana yagaburiye, yiza kuguhina igapfumbatiza, ntabwo uba warabonye icyo kurya, ntabwo uba warabonye ako kazi, ntabwo uba warabonye urwo rubyaro. Imana yiza kuguhina igapfumbatiza, ntabwo uba warabonye uwo mwambaro wambara. Imana iyo iguhina igapfumbatiza, ntabwo uba warabonye iyo nzu nziza wicayemo. Imana iyo iguhina igapfumbatiza, nawe ubwawe biba byaragucangiye hariya hantu utuye. Ariko Yeremiya bivuze neza ngo ugira ukuboko, Imana ishimwe, kurambuye. Imana ishimwe, n'ukuboko kwawe kurambuye. Imana ishimwe, iyo irambuye ukuboko kwayo yarangiza ikarambura igipfunsi cyayo, ihaza kwifuza ko ibifite imibiri byose n'ibifite ubugingo n'ibihumeka, nawe urimo. Iyo ipfumbatuye igipfunsi cyayo ihita iguhaza rwose, ihita iguhaza, ihita igusubiza, ihita ikuburanira ugatsinda, ihita igukiza uburwayi. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro ku kuboko kwayo kukirambuye. Imana ishimwe, ukuboko kwayo ntabwo guhinnye. Imana ishimwe, ukuboko kwayo kurarambuye. Imana ishimwe, haleluya. Imana ihabwa icyubahiro n'ukuboko kwawe kurambuye. Mana we, Imana ishimwe, nta kintu na kimwe kikunanira. Nakubwiye ngo ni Imana ifite ububasha humura, nta kintu na kimwe kibasha kunanira Imana, nta kintu na kimwe, nta kintu na kimwe mu byaremwe, mu bintu byose, nta kintu na kimwe mu binyembaraga, nta kintu na kimwe mu byo ubona ukabona bifite ubushobozi, nta kintu na kimwe kibasha kunanira Imana. Ngo nta kintu na kimwe kikunanira. Ariko icyo kibazo cyawe wibwiye ko cyananira Imana se? Nta kintu na kimwe cyananira Imana. Ni Imana ifite ububasha humura. Ndacyakubwira ijambo ryitwa ngo ni Imana ifite ububasha humura. Nta kintu na kimwe cyabasha kunanira Imana, nta kintu na kimwe cyayinanira. Uko byagenda kose, uko ikibazo cyaba kiri kose, uko ikigeragezo cyaba kiri kwikarakambya kose, nta kintu na kimwe cyabasha kunanira Imana. Ni Imana ifite ububasha humura. Ndakubwiye ngo ni Imana ifite ububasha. Gendana iki cyumweru iryo jambo rikubera igitsikamiramutima,
ugenda uvuga ngo waba urwayiwe, mfite Imana ifite ububasha, nta kintu na kimwe kibasha kuyinanira. Yewe wadeniwe, yewe waba ushomeriwe, mfite Imana ifite ububasha, nta kintu na kimwe kibasha kuyinanira. Yewe wa rubyaro we, naho watinze ariko nta kintu na kimwe kibasha kuyinanira. Ni Imana ifite ububasha. Humura mwene data. Shalom shalom, muhahe muronke, mugendane n'Imana. Iki cyumweru ndakwifuriza ko Imana izakwigaragariza nk'Imana ifite ububasha, kandi kwigaragarize imbere y'abagupinze ko nta kintu na kimwe kibasha kuyinanira. Ni Imana ifite ububasha. Humura. Shalom shalom.